n'Imana. We yakoze rero ibintu by'Imana, yazuye abantu nk'Imana, kuko Imana yabivugaga mu buhanuzi bwa kera ko Imana niza kubana n'abantu ibirema bizagenda, impumyi zigahumuka. Uri kumva ko nimba Yesu yaraje ibirema bikagenda, impumyi zigahumuka, ibipfa amatwi bikumva, Imana yari ije mu bantu kubana n'abantu. Ariko abahamya barabipfobya, bavuga ko Imana Yesu atari Imana. Kandi Yesu yagiye akora ibintu by'ubumana bigaragaza. Umuhamya wa mbere wabayeho umuntu witwa Petero, Simoni mwene Yona. Umuhamya nyuma yuko Yesu agenda, kuko Yesu niwe yivugiye ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Ushaka kuba umuhamya, ushaka kumenya abahamya, umuhamya wa mbere wabayeho ni Petero wasohotse, umwuka wera amaje kuza ahita ahamya ko uwo bishe akabambwa bakamubamba ari ukoze ibirore. Ubwoba bari gushize abo muhamya, ubwoba burashira abo muhamya, ntacyo bamutwara. Ariko Yesu yazutse ahamya ibya Kristo. Purito yasohotse ariko nimo kuzuka da. Yuzuye umwuka wera ahamya ibya Kristo. Yuzuye umwuka wera ahamya imirimo n'ibitangaza umwuka wera akoze. Petero yasohotse ahamya ibya Kristo. N'imirimo ya mwuka wera, ko byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli. Uyu munsi wa none aba bahamya ko badahamya nka Petero, ni iki gituma badahamya nka Petero? Kandi nabo batubwire muri comment kubera iki biyita abahamya ariko ntibahamye nka Petero. Ntabwo bakomoka kuri Petero, kuko Petero yahamije mu gihe gikomeye. None abahamya rero bo muri iyi minsi barimo guhamya igihe kitaragera, ko bazahamya itorero ryamaje kuva ku isi, hanyuma bahamya bo bahite bahamya ko ubwami bw'Imana bugiye kuza bw'imyaka 1000. Nibyo bazabahamya ubundi. None barimo kubivuga ibyo bitari byabo. Umwuka wera arahari, ari mu itorero. Itorero niryo rihamya ibya Yesu, kuko Yesu naza akaritwara nibwo abazasigara, nibwo bazahamya, bagiye bazira uko guhamya, kuko batajyanye na Yesu yo gutwara itorero. Abahamya rero barimo kwihuta, barimo guhamya igihe kitaragera. No kuvuga babyinye imbere y'umuziki. Babyinye imbere y'umuziki. Kuko ibyo guhamya ntabwo byari byaboneka ngo babihamye. Ibyo guhamya rero bo itorero nimara kuhava bazajya bagenda babaze batari ko ibyo ko mwasomaga ibintu none byagenze bite. Ubundi kubera iki baba bari guhamya ntibahamye kuri, bakaba bari mu magambo make bakaba bari guhamya nk'ikinyoma. Bo barimo kuvuga ibintu bitari byabo. Kuko imyaka 1000 ubwami bw'imyaka 1000 buzaba, kuko Yesu azajyana itorero rye kuritunganya, rijyane mu birori, ajye kubyereka data wo mu ijuru, hanyuma ko ari umugeni avanye mu isi. Sibyo? Noneho imyaka 7 nishira, ubwo itorero rizagarukana na Yesu rize kwima ingoma y'imyaka 1000. Ingoma y'imyaka 1000. Nta byago bizaba bihari, nta rupfu ruzaba hari, azaba ari ingoma y'amahoro ya yindi ivugwa muri Bibiliya. No kuvuga ngo umugeni avuye mu isi, bimwe Bibiliya ivuga ngo arabaza icungurwa n'amaraso yabo bakicungura, nibo bahamya. Nabo bazajya bahamya, hanyuma bacungwe n'amaraso yabo, kuko banze kwizera amaraso ya Yesu, ngo bazacungwa n'amaraso, bazicungura. Abo nibo bazaba ari abahamya nyine, kuko bazaba bahamije Yesu mu gihe cyabo, mu gihe kigoye gikomeye, kuko bazaba bari mu kubabaza ngo aba Yesu ko bagiye, mwebwe mwasigaye gute? Basigaye bari mu guhamya. Abo ni nabo bitwa umugereka. Abo nibo mugereka. Uyu munsi wa none rero dufite abahamya n'inzu z'ubwami bw'abahamya. Mpamya ko buri murenge habamo abahamya. Ahubwo ni na benshi. Aba bahamya rero bazwiho, ni nk'idini rizwiho gutanga udupapuro twishi. Impapuro cyane. Urupapuro rurenze rumwe, bakwirakwiza impapuro, ubutumwa. Nta nubwo bashaka no kuvuga ubutumwa nyakuri, bashaka gutanga impapuro. None se abanebwe bo gusoma n'abatazi gusoma, urumva ko n'abasaza batakibona, bakeneye kubwirizwa. Aha buri iki rero ngo nabo babe bahamya ukuri k'umuzuko wa Yesu nyirizina, ngo bakura abantu mu byaha, bashangurura abantu, babohora abantu, batabara abantu, bahamya rwose. Ni mutubwize ukuri, aha buri iki ngo muhamye. Nabo ubwabo ntabwo bigeze bava mu byaha. Bakwigisha abantu gute kuva mu byaha bo batarabivuyemo. Umuntu yaba ativuye, umugombozi yaba atigomboye akagombora abandi gute. Niyo mpamvu rero abahamya ba Yehova ntabwo bemera ko Yesu abinjiramo ngo icyaha gisohoka. Ntabwo babyemera, kuko ntibamwemera nk'Imana. Kandi iyo Yesu yinjiye mu muntu, aba ari Imana yinjiye mu muntu, hanyuma ibyaha bigasohoka bigahunga.
n'abahamya rero ntabwo babyemera. Abahamya ni idini rikomeye mu buryo bw'imyigishirize n'imyizerere. Umuntu wamaze kuba umuhamya yapfa bakamushyinguraho kugira ngo umushyiremo ikindi kintu. Nyine ni bwa buriganya bwa Satani buba bumurimo. Iyo Yesu yinjiye mu muntu yirukana bwa buriganya bwa Satani, umuntu agahinduka. Umuntu wibaga ntiyongere kwiba, umuntu wanganaga ntiyongere kwangana, umuntu wicanaga ntiyongere kwicana. Noneho ntibemera mu buyobozi, ntibajya mu buyobozi, ntibakora amaroni n'umuganda niba we. Mbese ibintu byinshi ntabwo babyemera. Bavuga ko leta ari leta nyine, n'Imana ari Imana, bo bagomba kubitandukanya. Bipfira he rero ku buryo ki usanga bagongana na leta buri munsi, ahubwo ntibemeranwe n'amategeko ya leta. Nyine nuko batubaha amategeko ya Yesu. Iyo wubashye amategeko ya Yesu wubaha n'aya leta, kuko ni amategeko kandi yose arasa. Kandi itegeko iyo uryubahirije uba Yesu, amategeko yose niho asohorezwa muri bo. Aba bahamya cyangwa se ababatemwe Jehova bamaze igihe, ni itorero rikomeye cyangwa se idini rikomeye, bamaze igihe kinini. Muri korona numvise umuyobozi wabo umwe ubahagarariye ku rwego rw'igihugu yaravuze ngo wowe metero ntayemera, korona itarangiye insengero zabo zizaguma zifunze. Ntabwo bigeze babyigana ngo bubahirize ibya leta, bigumiye mu mazu yabo kugeza birangiye. Ese aba bahamya iri jambo ry'Imana tuvuze baza kuryumva, bahinduka nabo bakaba abakristo bizera Kristo, bagahamya nka Petero, bakareka guhamya ubuyobe? None se ubundi iyo babajije usanga ngo abahamya barabayeho na mbere y'uko Yesu aza. Oye, nibyo. Kandi abahamya nibo Yesu yabitaga abasadukayo, abatemera, mbese batemera umuzuko, batemera nabo ubwabo hari ibyo batemera. Kuko iyo babwiye ko Yesu ari Imana ntabwo babyemera. Iyo babwiye ko Yesu azaza kujyana abantu akabajyana mu ijuru ntabwo babyemera. Bavuga ko 144 ngo nibyo bizajya mu ijuru gusa. Kandi mu Rwanda 144 by'abakristo bizera Yesu birarenga. None se uko mu bindi bihugu abantu 144 ntibazajya mu ijuru? Oya, ahubwo se ubu mu Rwanda nta 144 bizajya mu ijuru. Bose gusa ubaza abanyarwanda gusa bakijijwe kuva ivugabutumwa rihageze bagapfa bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Nta 144 muri miliyoni 14 z'abanyarwanda bizaboneka ngo bijye mu bwami bw'Imana. Ahubwo se mu ntara imwe 144 iyo baruye abakristo mu Rwanda, abakristo mu Rwanda mugani mu ntara bakunda kubara imibare ko ari 85 abira aho ngaho muri iyo mibare. Urumva ko ni benshi 144 rero ntabwo byabura. Ahubwo 144 ni imiryango 12 ya Isirayeli izajya iva mu 2200, 2200 abo Yesu azagirira ubuntu akabatwara mu ijuru nabo. Abo rero ndahamya ko abayehova niba bavuga ngo umubare ntarengwa uzajya mu ijuru n'uyu, ubundi bo abo babwiriza bazabashyira ku mugereka, bazabajyana. Kandi ko nabo ubwabo ibyo bihumbi babirengeje, kandi bo batemera ko kuzajya mu ijuru, ntabwo babyemera. Bemera isishya. Iriya sishya se wagize ngo ubwo erega nayo yakitwa ijuru. Kandi hazabaho ijuru rishya n'isi nshya, aho Satani yakandagije ikirenge hose hazavaho hose, ijuru rizavaho. Ariko mpamya ko no mu ijuru tunagarutse n'icyo kibazo cyabo tunakiretse nabwo, ariko turi gusubiza abantu babitubajije ngo tuzabasobanurire ibyo abayehova kuko bakunda guhabwa udupapuro, bakunda no guhabwa ubutumwa nabo, gutanga udupapuro. Ni nkayo sije twari turiho. Ubundi mu ijuru mpamya ko twese tuzimana ingoma na Kristo, tuzamara imyaka 1000 muri paradizo y'Imana. Iyo niyo bigisha. Ariko siho tuzabaho iteka ryose, tuzahabwa isi yindi nyuma y'ibyo, kuko hazaba urubanza habe n'imperuka. Hanyuma ururembo rumanuke ruva mu ijuru ruze aho ruzajya, niho hazaba isi nshya n'ijuru rishya. Abazaba barimo aho ngaho mo hagati nibo bazagumamo, bagumane na Yesu, bimane na Yesu iteka ryose. Ariko bo babyitiranye n'imyaka 1000 y'ubwami bwa Yesu. Yesu azayobora isi imyaka 1000 ayoboye isi, ayoboreye mu Isirayeli. Nkuko mu Isirayeli bategereje Mesiya, nk'ubu barimo hariyo intambara, ariyo abanyepalestina n'abayisirayeli barimo kurwana. Kandi ni abana b'imvuka kubiri, ni abana bakomoka kuri Aburahamu, abakomoka kuri Hagayi n'abakomoka kuri Sara.
abo nibo barwana mu Isiraheli. Yesu azaza rero aje guhosha iyo ntambara, aje guhuza abari babiri batandukanye babe umwe. Abayehova rero bakabyitiranya muri iyo ngoma y'imyaka igihumbi. Ni imyaka igihumbi urumva ni myinshi? Ni myinshi? Ni myinshi. Nimba hashize imyaka 2024 akaba ari ubwami bw'imyaka igihumbi, urumva atari myinshi? Ni myinshi. Kuko nta muntu wigeze ava mu isi agize imyaka igihumbi. Nta n'umwe. Kereka Yesu niwe umaze imyaka 2024 tubara. Niyo mpamvu dukomeza kumuvuga ko ari umwami, kuko turimo kuvuga ko agiye kugaruka. Kuko imyaka 2000 nikomeza kwiyongera ariko byaza bikunze. Hari izageraho ifunge. Yesu ahitaza kwimingoma gutwara itorero rimara imyaka 7, nibyo byago 7 bizaza, nibwo za mpanda 7 zizavuzwa, nibwo za nzabya 7 zizamena. Ibyo rero abayehova ntabwo babimenya ko bizaba mu myaka 7 Yesu ari kumwe n'umugeni we ari we torero. Hano ni muri studio za Ambirase TV. Ngira ngo turi gusobanura kuri bimwe twagiye tubazwa. Abayehova bari guhamya mbere kandi bari kuzahamya nyuma. Kuko hari abahamya ngo babiri bazahamya mu byahishuwe niho bisomwa mu gice cya 11. Abahamya babiri. Urumva ko abahamya babiri ntabwo bari baboneka ku bahamya. Abahamya babiri rero ni hari abahanga bakunda kuvuga ko ari isezerano rishya n'isezerano rya kera. Byanze bikunze rero abazaba baramenye isezerano rya kera bazarivuga, n'abisezerano rishya nabo babivugiye bavuga ibya Kristo wavugwaga, wajyanye itorero akaba ibibazo bikaba biri mu kuba. Uzaba uzi ibya isezerano rya kera azarivugamo ibyazi, n'isezerano rishya nawe azarivugamo ibyazi. Abo nibo bahamya babiri bazahamya icyo gihe. None abayehova barimo kwiyitirira abahamya, kandi hariho abahamya babiri bazahamya mu byahishuwe havuga. Twabwira iki rero abadukurikiye, twerekeza ku musozo kugira ngo bave mu bungabanga n'ubujiji. Abadukurikiye bahera mu itangiriro bagahera mu kuremwa k'umuntu. Imana irema umuntu, yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe yagira ishusho yacu. Hanyuma Satani arabivanga, arabyangiza. Ya shusho y'Imana yari ikeneye irayibura. Wa muntu wasaga n'Imana arabura. Yesu abari baza ahagarara kuzuza bya bindi Imana yifuzaga gukora. Hanyuma icyo twabwira abantu rero ni uko bakurikira ibya Yesu n'ukuntu Satani yanduje umuntu Imana yari yifuje kurema muri Edeni. Kugeza n'uyu munsi Yesu araza ahagarara muri uwo mwanya Adamu wa kabiri. Hanyuma niwe twizeye, kuko abayehova ntabwo bemera ko ari Imana, nta nubwo bemera ko yaje nk'Imana aje gucungura umwana w'umuntu. Ntabwo babyemera, ibyo nibyo babihamya. Ariko Yesu namara gutwara itorero, abahamya bazagaragara, n'abariya bahamya bene data nabo bazahita bagaragara bahamye, kuko bazahita babona ikimenyetso cy'uko itorero ryahavuye, bahita bajya muri wa mwanya aho itorero ryari riri. Hanyuma bahangane na Antikristo, bahangane n'umuhanuzi w'ibinyoma, bahangane n'umwuka uyobya. Nibwo bazahamya ukuri kwa Yesu. Amen. Reka rero tubasezere tubabwira ngo hano ni muri studio za Ambirase TV. Imana ibahe umugisha. Ciao shalom. Murakoze cyane, musome ibyanditswe byera mumenye ukuri kwa Yesu. Niko ukuri niko tuzaba bacu, nkuko bivugwa muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 30 kumanuka kugeza ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba bacu. Kandi natwe twabatuwereka n'ukuri. Kandi Yesu niho nzira n'ukuri n'ubugingo. Twabatuwe n'ukuri, twari abanyabinyoma tugenwa n'ibinyoma. Ariko Yesu aje tumenye ukuri kuratubatura. Niyo mpamvu turi kuri Ambirase TV ku ngoro n'ubwami bw'abayehova cyangwa se abahamya b'Ayehova, abatemwe Jehova. Ubu aba bantu rero ni abantu bari guhamya. Ijambo guhamya wararyumvise, ijambo abahamya usanzwe urizi. Abahamya ni bantu ki, bakomoka he, ni bande, kubera iki bahamya, ubundi byo bahamya ni ibiki? Nibyo ugiye gukurikira muri iki kiganiro, ndetse n'umuvandimwe Remo. Yego, tuguhaye ikaze. Abahamya ibi bintu ubundi tubisobanure dute, tubivuge ngo iki? Udukurikiye ushaka kumenya ukuri kw'abahamya, ko babitubajije barenze 1, 2, 3, 4, 5 babaza ngo ukuri kw'abahamya ni uko. Murakoze cyane rero. Abahamya ba Yehova, nge
uko nabikurikiranye uko mbikurikirana neza, aba bahamya mu kinyejana cya mbere cya gatatu muri 313 habayeho inama guhuza abari bari mu mashyamba bahunga akarengane n'abari barasigaye, noneho habaho guhuza. Noneho abahamya rero bo baroroshya, bahita boroshya, ntabwo bazongera kuvuga nk'ibyo bavuga kugira ngo barengane, batinya akarengane. Noneho batangira kuvuga ibyoroheje, ko nta juru ririho, nta kujya mu ijuru, uko Yesu atari Imana, gutyo batangira kuvuga ibyo ngibyo byo koroshya kugira ngo batarengane. Kubera iki batemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ntibemere Umwuka Wera mu byo bahamya ko ibyo bintu nzi ko batabyemera? Bemera ko ari umwana w'Imana, ariko ntabwo bemera ko ari Imana, kuko Yesu ibyo yagiye akora byagaragazaga ubumana. Nuko kundi Nikodemu yavuze ngo nta wundi wakora ibintu nk'ibi atari